ikuramo akashati kambere akajugunya hariya kuyemo isutiya ishyano ko ryacitse umurizo. Guys, wait for the video end. Wait for the video end. Twari tumaze iminsi inkuru zaba Pastor Mutesi, zaba Pastor Claude, zaba Mama Asia tutazumva. Ariko noneho uyu munsi ni rurangiza, ni wo munsi w'izingiro rya byose kuri Pastor Mutesi. Ibye byose Juste ati bye bye abishyize ku murongo. Ni bimwe ngenge mbabwira nkababwira nti icyo Satani yashatse kugeraho yakigezeho. Iyo umukoreye ibyo guhemba nibi ariko kuciye agahigo Pastor Mutesi we ko gacira kaya murahire. Pastor Mutesi ngo ni wa muntu ngo utarata abana impyisi zihuma. Akibona igitsina gabo kitambukira gusa yumva wamu. Ariko pasiteri muzima ugera ku rwego rwo kohererezanya porono go ishyano ricitse umurizo mbamboroka. What is this? My gosh. Okay, watch the video. Mugisha wo kwakira umukozi w'Imana Pastor Justin. Ariko reka tubanze kwifurize abantu ibihe byiza abari mu majyepfo, majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abadiaspora. Abadiaspora ngura bakunda cyane Justin. Buriya abadiaspora impamvu umuntu abakunda rero bakorera Imana. Bajya bakorera Imana pe umuntu ashobora kwigira gutakisaza akagira ute. Ariko ahantu hose hari umuntu witwa umudiaspora yubahwe bakorera ibijisho byiza, kandi niba azajya babona umudiaspora waje kubasebya bajya bamucyahira muri comment. Kwa rujya abadiaspora basebya bagenzi babo bakabasebya bigatuma umuntu yaza kuvuga uti nk'umudiaspora yakagombye koko gutanga amavideo y'umugore ari kumumasa. Urumva abadiaspora bose bakabagiyeho iki icyo gisebo. Nyamaze umuntu aba yabuze uko ashobora kubisobanura nuko ashobora kubivuga. Kubera yuko abadiaspora niba azajya babona dukoze inkuru ku mudiaspora bajye badufasha bamucyahire nabo muri comment. Bamaze kubona ko nta cyiza cye. Kubera yuko impamvu ushobora kubona none se nkuriya mugore n'urugero bashiriye video hanze bakayifata bakayishyira hanze koko. Urumva nk'umudiaspora wakoze ibyo ngibyo abatasebeje abadiaspora. Heko bavuga ati nakeza kanyu umuntu ngabagirira neza. Rero uri kumva yuko ubwabyo bari ikintu gikomeye. Ewana ku buryo tuvuga ute ari abatipe nabo bagiye gutumira izina turivuga nabi. Njya abadiaspora ndabemera bagize mbese hari uruhare runini kuva nagera kuri YouTube. Heko nako n'ikintu cyose nagezeho mu buryo bw'iterambere bikesha abantu bari hanze y'igihugu. Byuze 99%. Yego n'abantu bari hanze y'igihugu bakureba ijisho ryiza nabo bahenge baranankunda buriya iyo nitwaye neza. Ubundi bazira iyo naje mpindagurika ngira gute nahindaguritse ibyo barabyanga. Ariko iyo ndi mu murongo umwe baravuga uti ducyahire dukubitire dusekurire natwe twarazengerejwe. Ariko ntabwo gufata umwanzuro byarakunani byari byarananiye ariko ubu byarakunze. Reka n'ubundi kari gutyo waza gutubwira. Urumva byari byarananiye ariko ubu byarakunze. Erega buriya kwizera biragoranye. Gufata umuntu uguhaye $1000
nyuma yarangiza akakugota ariko nubwo uvuga Mutesi amafuti ye Yego. ariko ndamukunda ariko ntukamuvuge amafuti ye nyine uri kumva akazana amakana nubwo uvuga ibitagenda kuri Pastor Mutesi Yego. ariko ndamukunda ejo hariya guha $1,000 ewana umanuka imyanzuro wayihinduye ukaba utumaye 1,000 ejo yama 5 sha ugatumanuka wahinduye ariko bikagira abantu bibangamira iyo ntiyaba ari ruswa bo ntago aba ari ruswa ahubwo hari abantu Mutesi yagiye abeshya mu bihe byashize ababeshya ko ari umumama mwiza none wasanze ari abahisha Mutesi wa nyawe nose wasanze atari mwiza Mutesi wa nyawe rega Imana yaramwerekanye kandi mu kumwerekana nuko mvuga akavuga ngo naramwibasiye ako waramwibasiye ntago nje nibasiye Pastor Mutesi we yari yibasiye buriya hari isigira ibigeragezo bitatu ku muntu ariko hari ikigeragezo kimwe kigoranye yego ikigeragezo cya mbere cyoroshye yego ni ishuri Imana yagushyizemo ishuri Imana yagushyizemo igigucira kanzu wigeze aho ukomerewe yego ikigeragezo cya kabiri nacyo cyoroshye ni ikigeragezo watejwe na shitani yego iyo ugiye mu yitatu shitani ahita abuka akiruka ariko ikigeragezo wikururiye yego kugira ngo kikuve imbere birakugora kuko uwo muti wavuguse urabanza ukawumva yego rero Pastor Mutesi imyaka igeze nko muri ibi n'uyu wa gatatu ibigeragezo n'intambara yanyuzemo niwe wabyishyizemo uyu ni umwaka wa 5 namaze kuri social media nyine abantu bamaze ariko bamukunda ariko bikaze ndetse n'amafuti yagaragaye mu myaka 2 ariko Pastor Mutesi ngiye mbona nta mafuti agira kankubwire amafuti abiri afite ifuti rya mbere yego niryo kwiyumva kw'akazi none se muri nakaze buretse se nkubwire ndi kukubwira amakosa afite yego muri uko gukara agakora n'icyitwa ikinyoma ikihe kinyoma yaba yarakoze waba warabonye wowe urugero sinzabakumbura afata cya pasiporo kiri aho ntazi aho cyari kivuye ashyiraho ngo agiye Canada ngo ntazadukumbura abanyarwanda nta keza kanyu y'agasozi kakwanze ujya ku kandi avuga neza ko agiye Canada aragenda ntiyarenga Kenya yego urumva ubwabyo rero ayo ni amakosa we yagiye akora nyamaze ashibukiraho ibintu byinshi cyane ikindi cya kabiri cya gatatu ubwe kuba yari yarapapuye nyakwigendera Rusagara akamupapura umuntu fani niko numvaga abantu bavuga yego iyo ntabwo mbizi njyewe yarangiza muri uko kumupapura nawe ntamuhire mu biganza uwa kabiri wese urumva ikindi ikosa yagiye akora mu bintu we yagiye yiterekamo kuba usanze abantu erega kuba warabwirije umuntu ukanamusengera si ngombwa ko usanga umuntu nka Sandrine bibanira buriya reka nkubwire buriya Feredina nubwo wenda yagiye ahagarara mu gihe cyo kutabona n'amafaranga mu buryo runaka nk'umuntu wari uvuye gufungurwa ariko buriya ntiyarabuze umumaro amaze kuri Sandrine kuri kwaje ukuyeho na kwa Pyopyori iyo ngiyo ariko hari n'ibindi buriya no kuganira n'umuntu gutya mukaganira burya abagabo bose ntago ariko bataha ari saa kintu ashobora kutaza n'ibihumbi 200 cyangwa 500 ariko ugashiduka azanye ikiro cy'isukari ikiro cy'isukari rero kirimo amagambo meza n'umutima mwiza kiruta miliyoni 5 yego agira gutya abapapuye Feredina Sandrine abamukuye mu byimba buriya biriya nabyo Imana izazana inkoni akwibuke ko Sandrine nawe batarasezerana erega reka nkubwire ibi bintu byo gusezerana tubyubaha ku bwa politike y'igihugu cyacu kugira ngo kuko hari hamaze kubonekamwo ubusambo aho abagore nta gaciro babaga bafite ukabona abagabo cyane ku ruhare rw'abagabo bari kubyitwaza muri uko kubyitwaza bakabyitwaza
nk'umugore ntacyo amaze ariko leta ishishikarije abantu ko basezerana. Yego. Hari abagabo bagiye batandukana n'abagore babo ariko ugasanga umugore ariyubatse habonetse ibyo yagiye avunikira ko buri abagore abagabo nkatwe twubatse ingo. Yego. Kenshi abagabo batarabibona babona abagore ntacyo bamaze. Yego. Ariko buri umugore agusigiye urugo kabiri yagiye nko gusura iwabo ufite abana mu rugo nibwo umenya ko umugore yaragize ikintu agize ute amaze. Noneho ukabona yagiye yiruka kuri ba bana abarera. Nk'ubu ntabwo njya nkubeshya uretse kuba ndi ku rubuga rw'ikigo abana banje bigaho ariko sindagerayo. Reka naburaje kureba imyigire y'umwana wawe uburyo bimeze. Ibyo ni ibya mama wabo mba numva ari akazi ka mama wabo. Oya cyokoze niba kuko bagiye kujya za segonderi nzajya njya muri visite ngiye kubasura urumva harimo n'umwe ugiye kujya kwiga hanze nzajya ngenda ngiye kubasura nyine. Agiye kujya kwiga yese none nzamutwaza ibikapu. Arahana agiye kujya kwiga. Je kuri indege. Namuboneye ikigo hiryo ngiyo. Imana izamugende imbere. Yego. Nuvuga ngo aba mama bakora akazi gakomeye cyane. Yego. Rero gusezerana icyo nari mbivugiye ni nk'ipingu leta ibivuze uti utazinyegambura. Yego. Ibyo nabyo abagabo leta iza kubona ko hari abagore babikora kugira ngo umwaka nushira biba abagabo babo babibe. Ko hari umuntu wari usigaye usezerana mu kwezi akaba ararushenye bakagabana. Leta nayo itwigira ikintu cyiza cyane. Ibi iravuze ngo imyaka 5 itarashira. Yego. Bivuga ngo ubu umugore ukoze divorce imyaka 5 itarashira mu rugo rwe utibwira yuko aba agifite agaciro asohoka uko yahinjiye. Leta nayo ibyigaho. Ubwo rero kumva n'ubundi gusezerana isezerano rya mbere. Yego. Feredina yahaye Sandrine na Sandrine akariha Feredina niryo umwe kwikuramo akashati kambere akajugunya hariya undi akaba yikuyemo isuti ya pyu hariya undi akaba yikuyemo bogisa hariya. Iryo niryo sezerano ubundi iryo rero reka icyo ni ibyaha buretse gatoya kambi ka muntu n'umutima we iby'ijuru n'abazaritaha Yesu ni ubazi. Urumva? Yego. Ariko ubwabyo nyine buriya reka nkubwire. Yego. Umuntu ni mwamburana ubusa mwese mukabona n'ubusa ujye umwubaha basi. Utanga urundi rugero uri kubivuga nkaho ari ngiye ugiye kubikora. Vuga ngo nihazajya hagira umuntu nihazajya hagira ku bantu badukurikira nihazajya hagira uri umugabo uri umugore kananabyerewe muri ubu buryo uciye umugore wawe inyuma uciye umugabo wawe inyuma kambivuge muri ubwo buryo kuko sinjye wabishyizeho. Uri umusore umukobwa muhuriye ahantu mwahura mu kinani mukamburana ubusa ukabona kuryamye hejuru cyangwa ngo nta nubwo baryamana hejuru gusa ukabona hari ibibaye nyine uwo muntu ujye umwubaha kuko burya mwamugiranye ikintu cy'igihango kigize ute gikomeye. Bako ari ngiye ngaguteye umwako. Niko njye abantu bavuga ngo nakubye ibintu ntarabikora menye uburyo bimera ngo hari giye ngo bigenda gutyo ugasanga uwo muntu ngaguteye umwako mbo aho ngaho tuba twinjiye mu yindi mitekerereze tukaba twinjiye no mu bundi buryo kuko bibaho hari ababikora ariko ugasanga umuntu yakwamburiye ubusa mutesheje agaciro ugize ute nkanjye Justin ngewe sinabikora. Ntabwo wacu umugore wawe inyuma mvuze ko ntago natesha agaciro uwo naryamanye nawe. Yego. Ntago namutesha agaciro bishatse kuvuga ikibo. Erega buriya Feredina hari umwanya atahaye Sandrine ngo anamwubahishe akibona koze video ya mbere yari kumuhamagara akamwicaza abo bakiganirira. Urumva? Bivuga ko bamuhaye n'amafaranga. Amafaranga asangaye angahe ntago amafaranga ndabasha kuba nayamenya ariko ashobora kuba atari menshi. Ihorere bashaka baramufatiranye jewe radari zanjye zinyereka ese ubwo Momo abantu baje muri MTN babishinzwe bare Momo yavuye aha nahijyayo nawe se bamuhaye 200 200 ya hehese 200 se wa Sandrine akagaruka kurira oye ntago wa Sandrine ngo agaruke kurira yavuga utavuye 200 wenda nka nyuma y'amezi 2 ashobora kuzava turuwasi. Ariko
icyo nashakaga kuvuga hano ntago Fredy nayo yahaye agaciro k'imyaka 2 cyangwa umwaka n'amezi angahe yamaranye na Sandrina amumesera arya ku biryo bye biyuhagirana baryamana banasengana urumva basi yahana agaciro basi n'ubuhanuzi yabaramuhanuriye ubuhanuzi yamuhanuriye hari ubwamuhanuriye amubwira ko azashaka undi mugore hoye yari guha agaciro icyo bita amavuta buriya hari ibintu bibiri kanibutsa abantu muri Bibiliya ko ndi umushumba yego umubyeyi witwa Sara yabwiye umugabo wa Aburahamu aramubwira uti aho kugira ngo tuzafate ibintu byacu tubiragumuje dore iby'Imana yatubwiye nta wamenye Yesu yaravuze ngo hahirwa ibyanjye bitazagira ute bitazagusha warebye wagiye mutware wanjye ukagenda hariya ukareba uwo wishimiye ukamufata ukamutera inda akazambyarira ku bibero noneho ibintu twazabiha tukabiha uwo mu maraso yacu Aburahamu ntiyatindijemo bajyaga bacaho bareba ko butuwite mfasha bagaca bareba bahita amenya ko hari uwitwa Hagayi ahita amanukirayo aragenda bamuteye inda nese ubwo yagiye iryo joro amutera inda cyabamaranye igihe none se hari urukiko Bibiliya itwereka babanje kunyura mu murenge ngo basezerane oya ntarwo aha hari mariage se tubona yabaye oya nayo none se Shimayeli ntiyavutse Imana ikamuha amasezerano ye na Isaka kaza kuvuka Imana ikamuha amasezerano ye rero hari ibintu tuvugira hano nyine twamara kubivuga abantu nyine bakavuga umuhanuzi Sandrina se kuki ari umuhanuzi kaze se yamaranye igihe gute umugabo w'abandi ese ubwo basengaga iki imibanire y'Imana n'umuntu ntahihurira n'ibyo twe tubona cyane ko umuntu wese akivuka hari page ihari kandi iyo page ihari uba ugomba kuyisomerwa Sandrine yarayobye page 10 bo rero Sandrine ko umva ukuntu ijambo rivuga ko shitani n'umujura n'umunyazi n'umwicanyi ntiyiba imbeba ntiyiba ibikeri nta nubwo anyaga ibishingwe Sandrine hariya bamunyaza umugabo buretse kugira ikintu wongeraho wari uri mu ijambo ry'Imana ni bwo bwa mbere muri dukoranye ikiganiro ukazavangamo ikintu bita ijambo mpita nibuka ikintu umuntu bita Pastor Mutesi ejo bundi yafashe yashyira kuri screenshot y'ikiganiro wakoze arangije ashyira kuri statiye icyo kiganiro ngira ngo wagikoze mbere y'icyunamo yego urumva arangije avuga ngo ubu butumwa mubungereze kuri Juste akantu ka pastor ko ngo wapi we ariko nawe ni Mutesi uwo ni umugani nawe ni Mutesi nta kibazo wose nago nawe ni Mutesi busome nanjye ubutumwa mubungereze kuri Mutesi yego muhu ubutumwa nanjye hari akabaruwa ubundi nge na Mutesi nitwe twenyine kuri YouTube duca agahigo ko kwandikirana utubahasha yego ntihari akandi kabasha se yigeze anyandikira ntako muzi naho yarakanyandikiye urumva ku rukundo rero burya abaziranye bagura bwije soma noneho nanjye muha ubutumwa ndashaka kumukubita ikintu bita ubutumwa noneho ku buryo ubu butumwa bwumva neza abanza afate tije koto abanza yikuruguture mu matwi yombi Pastor Mutesi wikuruguture wumva ibyo ngiye kukugezaho kuko nanjye ibyo wanditse babingejejeho nicyo gukundire rega ninjye ukugarura muri game reka nze nyikugaruremo ko na YouTube ntiwayivuyeho kandi wari wasezeranije abakunzi bawe kugize ute uyivuye hari kabakurambere batari bari bakabyemeye ati ubu butumwa mubungereze kuri Juste amagambo yawe ntacyo amariye sosiyete amagambo yawe ntacyo amariye sosiyete n'abakoresha imbuga nkoranyambaga ufite byinshi bikugoye kuruta kwivanga mu byishimo by'abandi yicarubozo ry'amagambo imbere y'Imana muzayahasanga urumva
Polisi gato tugiye dusoma ijambo rimwe wangiza kuba wansobanurira. Amagambo yawe yose uvuga ntacyo amariye sosiyete ufite byinshi bikugoye. Ubwo ashatse kuvuga iki? Pastor Mutesi urumva n'umwe mu bantu aranze. Kandi azi naho yamboheye. Yego. Azi naho yanzirikiye. Azi n'imitongero yampaye. Yanyoherereje. Oya. Nuvuga ngo iyo mitongero yanyoherereje aza ahantu mparitse kuva natangira ngaragaza amafuti ye n'ibintu bye bitagenda. Oya buretse gato. Uravuze ngo urumva ahantu yamboheye we yarabanje aboha ukuri nyako. Aboha momo yanjye. Aboha ikintu cyose. Nta kintu nyakira. Nareke mvuga amagambo kuko niyo ataboshye. Amagambo yo ntiyigeze yabo. Reka ngumye nyamubwire rero. Pastor Mutesi rero kuba vuze ngo hari byinshi mfite byo gukora, nje sindi umufundi, sindi umukanishi, sindi umushoferi, sindi umumotari. Yewe aha nta nigare nzi uretse ingorofani n'igiti. Aragira ngo nkora iki? Baragira ukora iki? Ngo vuga amagambo yubaka. Rero Pastor Mutesi ahubwo we niyongere yandika ubundi butumwa aho bwanyuze buzangeraho ambwire ngo ni nkora iki. Rero Pastor Mutesi ndashaka kukubwira iki kintu. Ako yuko akora kumwongera ko kazina ka pastor. Oya buri mana yose buri mana yose abikoresha ibaha n'amagarade. Yego. Urumva kuko Imana akorera imwemerera gushaka kwambara ubutimba butatu. Iyo ngiyo ni nayo yamubwiye kwitwa pastor. Iyakorera nyine. Iyakorera imwemerera gushaka batatu. Turuwa 1 D Turuwa. Akumenye ko moja 2 3 na yine zasa. Yinarataha. Yine yaratashye. Ufite byinshi bikugoye. Buratse gato. Moja 2 3 yine mu Bwongereza tanarataha. Iyo mana rero erega ukuri kuraryana buri abanyarwanda. Ibi nibyo tukunda kubabwira. Iyo uri kuvuga ikintu uhagaze mu kuri kandi uri proud y'ukuri, uri kukubwira arababara kandi bimubera nk'inkota. Kuko nawe azi ko ibintu yicayemo bitamwemera kwitwa pasteur. Ariko kuko yakora atari Imana isumba byose nayo yamwise pasteur. Itonde gatoya. Eliya ku musozi Karumeli yahasanze abahanuzi 450 ba Bayali. Ahasanga 400 ba Shera. Urumva abo batitwaga abahanuzi kandi nawe yari umuhanuzi. Ahita avuga ngo noneho gahunda ihari reka dusa n'igicaniro iri usubirisha umuriro. Iyo niyo mana turi bwemere kugira ute gukorera. Aranabareka arabwira uti nimubanze kuko muri benshi. Ako kanya urumva ko izo mana nazo hari Bayali na Shera kandi zose zifite abahanuzi. Kuba Pastor Mutesi se yitwa pastor icyo ni ikibazo. Na Shera yari ifite abahanuzi. Kuko umukozi w'Imana. Na Bayali yari ifite abahanuzi. Kandi n'Imana ifite umuhanuzi witwa Eliya. Arangije aravuga ngo reka noneho tujye ku musozi. Ibi bintu byo guhora tuvuga ngo Imana niyo yacu, Imana niyo yacu, Imana niyo yacu. Rero twebwe hano twaje ku musozi witwa Karumeli witwa YouTube. Noneho Imana izasubirisha umuriro hano. Niyo tuzakorera. Ariko Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo se umwami wacu Yesu Kristo ntago ishobora kukwemerera kuba uri umushumba. Noneho ngo ugira 5. Oya, byo gushaka abagabo bangahe 2 3 wambara ubutimba bungahe. Oya, byo si ikibazo. Urumva kubera ko hari igihe Imana ibitarakugeza ku wawe. Cyangwa gushaka gucaka gahigo. Reka nkubwire. Ntago ibyo bibaho. Iyi Mana mubona twakurikiye nuko buriya ndi umwana mwiza ngewe. N'amagambo mwiza. N'amagambo mabinga umusora. Gusa Pastor Mutesi mana we. Pastor Mutesi nge nta magambo mabi namuvuze. Kuko sindatinyuka ngo nkuri igitutsi mu kanwa kanje ngo mutuke. Kandi we yarabikoze se we. Ikindi nuza gukomeza ubwo butumwa yangeneye uri bwumve naho yantutse. Nge jiste buriya nta n'ibihumbi 100 ngira kuri konti. Cyokoze ukuri momo yanjye mfiteho ibihumbi 4. Ibihumbi 4 muheme bubiri nk'umushumba. Nkataha nte tayi n'amaguru. Ejo nkazajya mu kazi nte. Ni ukuvuga ngo rero biranababaje cyane kuba umugore
mwiza w'umunyabwenge ufite amagambo meza ashobora gufata Juste akamwandikira akambaruwa akamesaje kamugenewe ndetse ukabona ko ubundi aha nibyo mbambwira Mutesi biba bikigaragara ko agiciriritse. Oya agaciriritse buretse nkubwira ukuntu aciriritse ubu nge sinabona ibyo mvuga gitwaza nako nge nabona ibyo mvuga poso gitwaza nkavuga ba masasu nkavuga ngo baragitwaza yagiye mu isanduku nyine nkamuvuga ariko ntago gitwaza ari bubonye n'umwanya wo kugusubiza wo kwicara ngo avuge kuri Pastor Juste. Ntaga Ntwane Rutayisire cyukoze kuko nkunda kumubona ku mihanda nshobora kumuvuga akanabyumva ariko ntago yabona umwanya wo kuza ngo yicara avuge ku izina nde Juste. Ko Pastor Mutesi ngo muri inshuti goye za magara buretse gatoya Mutesi ibiryo arya n'imyambaro yambara aho arara ntago yakagombye kuvuga Juste kubera iki ahubwo yakagombye kujya gusura Juste akamuganiriza ariko ikibazo niyo abikoze azana kamera rero nuko atari pasiteri undi pasiteri nyawe ntago ashobora ubuse wagize ngo ba masasu ntibafasha wagize ngo bagitwaza ntibafasha wagize ngo se abo pasiteri bo muri ADPR ntibafasha none se bashiraho kamera Nuswakiraho kamera hari ikibazo kirimo ariko kugira ngo kuzamuka ni karito ya fanta ukajya kwa papa bitangaza ugiye kumushirira y'imimagiro oya erega reka nkubwire ubu se papa bitangaza ndagira ngo nje mbanze nkubwire ukuri kw'ibintu nge mp'abantu kuri kagira inkuru Pastor Mutesi ahuri wikongera gukora ikosa ryo kunyandikira sibyo winyandikira warangije guhitamo nje ntago wanyambura Jeanne ntago byakunda utwo tumisaje urugendo uncotoza oya ntago njewe sindi mu kigero cyawe kandi rwose nongere mbisubiremo face yawe ntiyankurura njewe kuko taye yawe ntago arizo taye nkunda ndetse n'imyaka ugezemo ntago njewe yatuma inchitura kuko nge ndacyari urubyiruko we niki urubyiruko we yaruvuyemo hashesha kangu urumva ngo ibi bintu mubyumve neza kamuha ubutumwa njyewe nshobora kwemera sibyo nkaza nkavuga Mutesi nkavuga nayo mafuti ye ibitagenda ko ntago ibintu byose Pastor Mutesi akora bitagenda ariko mba ndi ku bitagenda nimba narafashe rero content yo kuvuga ku bitagenda ni nuko yifata ibitagenda aha ni nkuko nawe yafashe content zo kujya gusura abantu sibyo ako ajya gusura abantu kugira ngo yongere agaragaze urukundo mu bantu nyine ni content ye nanjye mfiti yanjye erega urukundo uzabeshesha abagabo kandi abona abo tuzi ejo haza abantu bari uramenye Pastor Mutesi n'abagabo yigize abeshya urukundo buretse nkubwire gatoya Pastor Mutesi erega kukubeshya urukundo si ukutakwemera kukubeshya urukundo si ukukubwira ngo ndakwanze ubwabyo kwinjira ukajya mu murenge ugasezerana n'umuntu mwarangiza mugasinyura mugakora divorce uba waramubeshya urukundo buretse gatoya impamvu waramubeshya urukundo nuko ibyo muba mwarasezeranye biba bitabaye urumva ariko ubuza abantu babitsa amasezerano y'ibyo basezeranijwe erega hari abantu hano batanavuga kubw'uko baba barinjiye muri icyo gikorwa wenda batabwiye amafamiye yabo akavuga utwenda miliyoni zanjye 5 zariwe kanumumerera da social media ntigiye kumbona zikarwiribwa nande kankubwire Pastor Mutesi ngico namubwiraga nareka amakosa sinzongera kumuvuga uretse yaho arakomeza akagira ati kwivanga mu byishimo by'abantu urabona ko Pastor Mutesi yari yigendeye mu byishimo agiye mu kwabuki uretse gato nje nta bukwe bwa Pastor Mutesi natashye ntago ndi mubo bafungiye muri toilette ku munsi w'ubukwe ntago ndi uwo bahaye amagift hari gift yigeze wumva asomamo ngo njye kuyifata mbure
okay nivanze mu byishimo nte siwe wahubutse akaza ari mu bukwe ubuka kandi buretse nkubwire amafuti nge nzajya nyabereka siwe wahubutse akaza amajwi yivugira yita uwanyanasiya ko urumva ego ngo nta bwenge agira ngo nta aringegera si wowe wabivuze none se ubwo ninjye wivanze mu byishimo bye ngo nakagambane buretse gato ibyishimo bye na munagana iyo aceceka akajya mu kwabuki Dubai rwose agafata indege akajya mu kwabuki agakuraho amatelefone ahangaha rero ndagaruka nenge marene we na nenge wabaye pare ntago bakagombye gufata Mutesi ngo bamurekere telefone kandi babona hari umuriro watse kuri social media w'amajwi bari kuyifata ahubwo bakamutegura honeymoon ya Dubai cyangwa bakajya ku nyanja hariya bakora twatureba muri filime z'uduhingo ngo bari kwiruka ku micanga iyo nkundura bakaza twigiriye muri iki gihe tuba twibuka abacu bazize jenoside muri Mata 1994 ntabwo bakagumya bakabaho ubuzima bwiza banenjoyinga ariko se nawe mugore ijoro rimwe abiri ubanza ahubwo atararanye n'umugabo mbivuga ngo ndi kumutoteza abaraparitse aho ngaho kuri YouTube aricaye neza arihengetse buretse gato ngo aje gusobanura kabiri kangahe wa mubyeyi we wisobanura ko ari wewe utuma tuvuga sibyo ako ntabwo yari gukomeza kwicara none so oya ninjye wamubuje ibyi ubu sigiye twavugiye iby'imeta y'ikinyoma ubu nibwo twari tumukorogoshoye rero oya narakubwiye uwitwa Pastor Mutesi ni umukinnyi kandi YouTube azi kuyikina umwagitrise mwiza ni umuhanga reka nkubwire mu minsi ibiri ninjye wari umukuyeyo ubu se yararebye asanga mu bantu bose bavuze kuri social media asanga ari njye wamubujije guhumeka njyewe nimba yarankunze yakoze ikosa ryo kunkundura udashoboka ntiyanabinsobanuye nimba yarankunze urukundo nyine rwashera ishusho kubera yuko yihe mpamvu bari kumwemera ako haruguru uvuze ko tamwemera katari size zawe dore impamvu pe nje Pastor Mutesi ntago namwemera kandi nabivuze kuva kera Pastor Mutesi imyaka afite inyemerera kumwita umubyeyi wanjye kuko imfura ye nyirusha imyaka nta nubwo nyirusha imyaka 5 urumva uri bebe kubyumva neza ikindi kintu cya kabiri Pastor Mutesi nyine igihagararo cye urumva byari bigoranye ko nyine twahuza ati buri muntu wese abantu mbajye banyumva kandi ntagomba ndi kuvuga ngo buri muntu wese agira uko akunda sibyo nje hari taye runaka nemera rero Pastor Mutesi uko ahagaze mwubaha nk'umubyeyi ntago namwubaha nk'umuntu twakwinjira mu bikorwa byo gukundana ego ati yicara ubuzo mwamukoreye nimugera imbere y'Imana ayo magambo yose mwagiye mumuvugaho muzayasanga ayo magambo azabajyana hano kure ubutumwa nizere ko ari kubwumva nawe imbere y'Imana azahasanga ubutimba butatu ahasange n'andi mapromese y'abaragiye yemera ntasohore ntayasohoze yego urumva rero nawe hari ibyo azahasanga twese imbere y'Imana tuzahasanga ibinterega runaka ariko nge ntayicara ubuzo nakore Pastor Mutesi abantu banabyumve hari ukuntu umuntu nyine iyo uri kumubwira ukuri cyane nta nubwo ukuri kose ariko kuvugwa kandi nta nubwo ubu nge mba ndi kuvuga ukuri kuzuye rega hano nturitse mwakumirwa urumva ruvuga ngo rero dukotinga ku bintu yazanye nimbaje ubundi mu minsi ibiri yakagombye kuza kuri kamera yubatse koko aje kwisobanura atanaje no gushimira abantu kabiri umunsi abura fiance we Rusagara nge nanemera ko ari umugabo we kuko Rusagara yari yarafashe irembo yaranakoye nemera ko ari umugabo we cyane kabisa yakagombye kubyukira ku isimbi agomba kujya gutabaza oya buretse gatoya nyine wereka gutabaza se ubundi ntituba twabimenye nuvuga ngo rero nawe ajya amenya ko YouTube atayiriho ntiyabaho oya YouTube ntago ari umutunzi ndakubwiye ngo Mutesi YouTube kananabuguha ubutumwa nawe uri ubaye kuri YouTube utavugwa ubuzima wahagararamo nawe urabuzi arakomeza ubutumwa bwawe n'ubutumwa bwawe n'ubwanjye ni byinshi wagatunganyije nk'umugabo
ariko wirirwa winjiriza abandi ucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Okay, ni byinshi nagatunganyije nk'umugabo. Yego. Pastor Mutesi kankusubiza ubu butumwa. Wari wumva nakubwiye ko abana babirukanye ku ishuri? Wari wumva, wari wambona nabuze ibyo kwambara? Ikindi cya kabiri, icyo cyo kuvuga ngo ninjiriza abandi. Yego. Kana nagusobanurire ubyumve unabyiteho, nakubwiye ngo ufate tije koto wikuruguture nurangiza wumve neza. No mu kigero wajyaga umfatamo ugihagarike. Ugihagarike pe. Yego. Tuvuge njyewe nigeze ngira ideni. Ngira ideni rya miliyoni irenga. Sari kuvuga kwinjiriza abandi. Yego. Naraje hano ku rugendo. Yego. Mvuga ikibazo mfite. Hava umuntu ku rugendo yishyura rya deni arenzaho n'ayandi mafaranga, ubwo ninjiriza abandi. Urumva ibyo mvuga, sosiyete ntabo bifitiye akamaro. Ngo nta sosiyete ntacyo bimaniye sosiyete. Kukuri nyako nyine waraguhambye birakunda. Ariko hari ibyo utazahamba ngo byemere. Reka dukora akazi nkuko nawe ufite akazi ko gutekera abantu amakwe, ubukwe n'ibindi birori. Kora ahubwo ibikureba nibyo nshaka kukubwira, ubitunganye. Nubitunganya neza nubona Juste agarutse hano kukuvuga, uzamenye ko agushaka ka munani. Ariko mu gihe ibintu byose uza akaba ari we ubyivugira hano, akaba ari we ubitangaza aha ngaha, menya ngo hari ibintu bitazakorohera kuri social media, kuko nawe niyo uhahiraho. Niyo uhahiraho. Rero nimba ari uhahira, kuki wumva ko nje nahahahira? Nibyo kukuri nyako ni 100, ariko ahandi ni mu bihumbi 100. Rero ahubwo banza wicare utekereze neza. Uwagushutse ko nge Juste ari ikibazo kuri wowe yakubeshye. Ikibazo kiri mu mutima wawe. Ikibazo ni wowe ugize ute ukifitiye. Ni weho wiyisha urubozo. Nta muntu wigeza kwica iki urubozo. Ufata ibihe byo gusenga, ugira ibindi bintu wirukana ku buzima bwawe. Winjire mu yitatu, witekerezeho. Uvuge ngo ariko ubundi ibintu byo kuri social media byatewe nande, urasanga byibuze 95%. Niweho wagiye ukongeza imiriro yagiye ikwakira. Yego. Uravuze ngo afate amasengesho nk'ay'iminsi 3 agira ibintu akura ku buzima bwe. Asengera bive ku buzima bwe. Ubona ari nk'ibihe nk'umushumba. Ikibazo ntago ndi mwiyerekwa. Ndi kumusubiza. Umuntu w'umugabo ugira amatiko. Kandi amatiko ku muntu w'umugabo wagakwiye gufata umwanya ugatekereza ibintu byubaka urugo rwawe. Buriya reka nkubwire ikintu nasubiza Pastor Mutesi. Yarahiriwe abona igishoro cyo gutekera ubukwe n'amaniversary. Arahirwa, agirirwa umugisha wo gutandukana n'abagabo benshi, hari ibyo yagiye abakuraho. Yaranahiriwe rero abona n'umugabo nka Feredina barabana, nabwo nuguhirwa. Asubira gutandukana n'abagabo benshi nuguhirwa koko. Nuguhirwa nyine. Hose sese yagiye haba amadivorce. Amadivorce se ntabyo asigira umuntu. Ariko divorce zimaze kuba n'ebyiri. Divorce zimaze kuba n'ebyiri zizwe. Yego. No sari indi tazwi. Wamenye uwo mu Bwongereza yavuze yabwiraga ntuza baramaranye igihe kingana iki. Ako ubibuka ko mu Bwongereza byaranse yaravuze ngo uriya muntu yagiraga ivangura mu bana. Reka nanjye nkubaza. Inkwano Rusagara yatanze barazisubije. Baziguze ibirongoranwa. Nibyo ngo hari umuntu ngo wagiyeyo ngo amaze kubibona afati uyu mugore n'ibirongoranwa afite nago reka mbwire Pastor Mutesi. Ewana ntago nge nabuze icyo nkora. Icyo nkora ni iki ngiki, kandi ntekereza ko nkuko nubaha akazi ke nawe niyubaha akazi kanjye. Nimba akazi nkora rero gafite aho gahurira nawe, ubwo akabona ndamubangamiye, ntacyo mpfa nawe azaze twicare tuganire. Ariko njyewe ntago ndi nkora busa. Yakomeje avuga ngo aya ni amagambo mvuze kandi nkomeje, nshingiye kwica rubozo ry'abantu bishyize hamwe barwanya Pastor Mutesi. Ngo ni kagatsinda ka huhuhu.
bo aho ngaho iyo bivuze gutyo hahita hazamo Pastor Claude ariko ubutumwa niyo mpamvu nakubwiye ngo Pastor Mutesi nawe ari ibintu akora ukabona nta mitekerereze afite cyangwa ukabona IQ ye iraciriritse iri hasi cyane kubera iyihe mpamvu ari nko muri dimension ya kangahe kamwubahe IQ ya Mutesi ibishobora ko yamurenze yarazamutse yarenze urwego kuko ngo nabwo iyo irenzeho nk'umubare umwe ibintu byinshi ugenda ubyica agenewe ubutumwa juste yego ashizemo groupe ashizemo iryo tsinda ubutumwa bwa rubwa juste abo bandi bo bajemo kumara iki ubwo wasanga iyo groupe ari wowe wayishinze cyangwa ari wowe wishingiyeho reka nkubwire ubwenge mfite ntibwayobora Pastor Claude ntibwayobora Ezekiel ntibwayobora abo bose yego ahubwo twebwe dukotinga ibyo Mutesi yivugiye namubwiye ngo niwe wiyisha urubozo atanga ibyo kuvuga ku mihanda none se ko nyakubahwa Dr. Bitseri Murangira yabiyamye ubwo bujajwa bwabo nawe ubwo yari amwisha urubozo none se kuki njya ndenganya nimba abona ko nimba urwego nka ruriya rushobora kwicara ukabona ko ari ibibazo yari yumva batura ijambo juste hari ubutumwa yari yumva bangenera nuko se nimero yanjye itaba ku biganiro nuko se uri intungane none se nuko ndi intungane ahubwo ikintu ndi kuvuga Pastor Mutesi wabanze yitekerezeho kandi ashaka ko abantu bari bwumve iki kiganiro bagikuremo amarangamutima bagikuremo n'ubufana yego banze barebe juste ubu niwe kibazo kuri Pastor Mutesi ariko nawe waba ikibazo ariko uzi kuba umuntu ajya kujya muri honeymoon ukajya kumva amajwi hanze none se ninjye wayashyize hanze wa mutipe waje mu Rwanda harya yitwa Steven uyu Steven wa Steven muri muretse uvuga ngo njyewe ninjye washyize aya majwi hanze ako bura ngo mwaramusembuye ngo bura ngo nagatsinda ngo kishyize hamwe kugira ngo kabashe kwakane gute none se si we reba nk'ikiganiro yaje gukora nibyo navugiyemo nicyo cyamubabaje yagikoze kigamije iki topic ya kiriya kiganiro ari iyi twe ntabwo twari twamusabye kwisobanura kuri video ibwe ko yanarahije ukuboko kw'ibumoso se ko mugwiza avuze ko ari abarangi b'ibumoso abarimwo avuga uti igitambo mwantumye naragitambye vuga ngo ibintu biba bihari hariya ubundi Pastor Mutesi ubu koko kuki atashyize kuri stati nka mugwiza ni iki nari navuze mu biganiro nagiye nkora njye sinigeze mwita umurozi sinigeze mwita umurangi wamwise sheri ni sheri wanjye namushiriye n'uruwabo nimba ashaka rero ko dutandukanye ibintu by'ubusheri Pastor Mutesi tega ungarurire ururabo rwanjye nawe musubize 150 yego nizabuhombye ibintu nta kibazo ibintu birangire neza ariko njyewe ndamukunda mvuze ngo ndamukunda n'amagambo navuze ahita avuga uti dore sha tutaraho kinyicisha ndamukunda y'uburyarya ariko njyewe Pastor Mutesi ndamwemera ariko nawe agiye yemera amakosa tuyanobe njyewe buriya umuntu ari kumuvuga nabi ndababara nanjye rega ndababara kandi Pastor Mutesi ubundi ntazi uruganda rwa YouTube uko rukora ubu yakagombye kwandika sitata akavuga ngo jisita arandembeje gusa cyo koze nyine nawe aragira ngo abone content yaraje aricara anabeshya abantu ngo asezeye YouTube ngo gira neza ngo igiciro ni miliyoni 10 ndamubwira uti reka icyo kiganiro naramuguta ahubwo iyo cano ndayiheneye ntagire n'uyigura ubu se Pastor Mutesi wowe nta soni ngo uve kuri YouTube ako Pastor Mutesi mu mwangira iki reka nkubwire njyewe urumva yego abantu nuko hano bambuje kurahira nta kibazo bikore bwa rimwe njyewe Pastor Mutesi si mwanga yego urumva si mwanga ahubwo Pastor Mutesi igihe aba bamama ahubwo se aravuga umugenzuzi w'imari ya leta ataramanuka ngo aze muri aya mataje babamo
hasi azagerayo Musa n'umushumba Pastor Mutesi ari urusengero afite hoye umugenzuzi w'imari iyo ari kwicara yego ahita avuga utari ku bundi etaje jisita afite yavuye ese ikorerwamo ibiki yego ese yaba yarasoze aho yayivanye si byagenze bite se yiba amate buri mugenzuzi w'imari nyine yikubise kwa Sarongo amwaka ibisobanuro ry'indimi Pastor Mutesi wana afite YouTube yitwagira neza icyiza cya YouTube se uko yagiye yinjiza nabyo biba bigaragara urafite na kampani itekera amakwe banagende baramuha akazi nimero ye barayisanga ku kiganiro cye na Sarongo yavuze ko yagiraga uruganda rukora amandazi de nta mutima mubi tuba dufite urumva ngo ibintu mba mvuga hano ngiye mba mvuga ibintu bifite realite gusa ariko kuko nawe birivuga ngo mu minsi y'imperuka ngo amatwi yabo azaba barya adashaka kumva ukuri azaba barya adashaka kumva nuvuga ukuri ntago amatwi yabo azaba arya none rero Pastor Mutesi nge nta kibazo mfitanye nawe kankubwire Pastor Mutesi utuntu dutatu umuntu wakagombye gupostinga wakwisha urubozo ni Sabe oya uretse gato uretse gato dore impamvu namuzana niwe wagiye akora ibiganiro ngo noneho Mutesi avuze iby'urugo rwe rwa kane yego ngo noneho avuze iby'urugo rwe rwa mbere urumva arangije aranamuzana ngo Mutesi avuze iby'impeta ye y'ikinyoma yego ejo bundi amanukana mamasha rero aramuhonda ako yuko ibyo byose kamubwire none se ubu reba ibiganiro Mutesi yatanze ku isimbi yego Sabe yakagombye gufata mamasha Rene akaza akarimburamwo amenyo Mutesi yapostinze abo ngabo nje yarajya kumpostinga namugize oya niba Pastor Mutesi akoze ikintu nikishimirwe urumva niba yarafashe amajwi yashyize hanze ya Asia ari kumuvuga nabi anamutuka namwandagaza niba bwose bari kuvuga ngo Pastor Mutesi ntago ari we yashyize hanze kandi Sabe niwe muntu washyize itafari kuba bazi mama Asia niwe muntu wamumenyekanishije kuri imihanda sibyo niho hano hambere akoreye ikiganiro Pastor Mutesi ku isimbi yakoreyeho ibiganiro byinshi Sabe niwe muntu wamuzamuye ako Sabe wibuke ko buriya ni inshuti cyane kure na Asia kurenza Pastor Mutesi ngira ngo warabibonye buriya ntago ari byo buriya na Pastor Mutesi yarabibonye nyine dore ikibazo gihari yego ariko we nafate abamufashe bakamubwira ngo iyo abiriya pasi itaboze kuki utayitwaye amashanyarazi aravuze ngo pase yahaye Asia iyo bitaboze yego amashanyarazi aravuga ngo ni na Nyarihuna Nyarihuna ni kuvuga iki bwo ni urupusi rw'umukara rumwe ruba mu rubingo urumva yaravuze ngo iyo Nyarihuna kuki watayifashe ngo uyitware nimba yari nzima ukayihasiye se bivugiye ku isimbi bose ntibaje ariko mbanze nshimire Gafaranga nshimire nabamenya kuba baragiye kureba umuvandimwe wa Theogene umubyeyi nyirasenge wa Theogene kandi bakajyana na wa Nyanasiya byibuze hari agashusho buriya hari n'agatima wa Nyanasiya yahise abona bati hari abantu bakintekereza bakintekereza atari nk'abandi bambwira amajwi yarasohotse na video bije kumurangiza rero Pastor Mutesi njewe ndakwinginze mama nkura mu kanwa kawe nimba mba no mu mutima wawe byuze tubiganireho menye ko nkubamo kuko buryo wageze mu mutima kubusohokamo ako ntago mu mutima ntago waburamo n'ibintu bamukoreye ibikize ariko koko Pastor Mute nawe ko ari ukuri bureba iki kiganiro ukajya useka ukajya umwenyura ubu koko ninjye kibazo kuri wowe ariko tukibaza hari kintu abantu benshi bajya bibaza Pastor Mutesi ntago hashira amezi 5 nta majwi ye agiye hanze urumva
kandi ari we wabyishyiriye hehe hanze urumva atari we kibazo erega njyewe namuhaye amajwi ayashyira hanze niyo fact ugenderaho urumva yego kabiri aba yahaye kamarade message yandikiye kamarade ejo bundi kandi yari umuntu we nuvuga ngo Pastor Mutesi nawe birashoboka ko nta mujyanama agira kandi iki kintu naza kumvira ijambo mvuze ahiga umuntu umuba bugufi utari Feredina ahiga umuntu yaba ari umumama yego ntekereza ko Pastor Mutesi umujyanama ufite ubwenge ufite buri hejuru nyine ni nko gufata ikipe ukayiha umutoza abakinnyi barusha gutoza yego uzi ko hari amakipe yitoza abakinnyi umukinnyi abona ibintu umutoza arimo akora agahitamo nka kapitene agahita atoza abandi ashaka umujyanama muri ibi bintu by'ubu buzima amugira inama umuntu nawe atinya afata umuntu atinya amusabe amugira inama ajya amugira inama y'uko akora ibintu akafite umujyanama mu bintu bita Profete Claude Nahimana urabona umuntu umugira inama ngo ntabashe kuba yanazirengaho ubwo rero ngo niyo agiye gukora ikintu Claude agomba gukora uyu muprofeta agomba gukora ikiganiro yidekarara ko atari umujyanama we kuko aramutse ari umujyanama wa Mutesi ubwenge bwa Claude bwaba buri cheap cyane kuko Pastor Mutesi yavuze ngo hari ikiganiro twegeye dukora naje avuga ngo umuntu wa mbere yagiye gukora ikintu akakimubuza n'umuntu bita Profete Claude Nahimana nta niwe mushumba we oya ubwo aho yari arimo aca bujagiraho kugira ngo ajye ajyayo urumva nuvuga ngo iyo ufite umuntu ukugira inama akayikugira reka nkubwire iyo agusumba akugira inama nk'ubu reka nk'ubu urugero ngiye kuri YouTube naje nta n'umuntu wankuramo views 100 nkura n'umuntu witwa Kamana yaranyicaje man aranyicaza arambwira uti dore wa mwana we dore YouTube gutya na gutya icyo yambwiye nkigendeyeho ikindi kiganiro cyese kirebwa n'ibihumbi 100 yego vuga mbere warubonye views 100 ibihumbi 100 bwari bwo bwa mbere nuvuga ngo ubu ukeneye umuntu w'umujyanama kandi wubaha unatinya ariko nujya gushaka umujyanama nyine nawe udatinya nta kintu wageraho yego kuko Mutesi akeneye umuntu umugira inama ndetse byanashoboka uwo muntu kuko amutinya kandi hari abantu benshi Mutesi bagiye bamukunda ubu mwafashe nka miliyoni 10 hagize umuntu ufata nka miliyoni 10 agahamagara Pastor Mutesi bakicara akamubwira uti amezi 5 utajya kuri YouTube dore ndi byo ari kuzakuramo kuri YouTube ntabwo baje gushakira amaramuko kandi aricyo kimutunze afite business nyinshi ariko YouTube yaba atari gutunze waseze bugacyugashira ikiganiro kandi wari waseze atari gutunze ahubwo dore ikibazo Pastor Mutesi ashobora kuba afite ashobora kuba Pastor Mutesi afite ikibazo cyo kwizera abantu ntago ari cyo kibazo afite kuko afite ikibazo cyo kuba yarabwiye abantu Mutesi utari we uyu munsi Mutesi wa nyawe akaba ari kugenda agaragara akavanga abantu bamwizeye nicyo kibazo afite niyo mpamvu nkubwira ngo akeneye umujyanama kugira ngo nagasigaye mu gacumu yego katazameneka kakajya hanze wabyumvise yego akeneye umujyanama kugira ngo n'akantu gasigaye mu gacuma hasi free kagatembe gasigaye yego katazajya hanze kubera yuko Pastor Mutesi maze kubona ko najyaga mwita umuhanga kuri YouTube ariko maze kubona ko atakiri umuhanga kuri YouTube umuhanga gute sino kuno umugenda ntago ari ukumugendaho niwe wiyica niwe reka nkubwire nese wagize ngo mamasharene nuko nta makosa ye ariko urumve ndinyabya radari zanjye zinyabya Katari zikazana umusore basigaye bakundana nkumva zikinyabya inyanza zikazana amakuru y'inza hujuje yuzurije umuryango zikanjyana ku musaza gutya yari yamubwira urukundo ntaza nabivuga kicecekera
yanyize nawe akaza akababwira ngo nagiye muri dushe yanjye arambwira ngo twogane. none avuga akaza ahita asa nk'ushyigikira bya bintu navuze akavuga uti abagabo bubu tibaza ariko sabe nyine ntagakeneye kuvuga ibyo Juste yavuze kuko yarenze urwego rwa Juste kuko nimba Pastor Mutesi asigaye yandika none turi no mu bihe bigoye akandika avuga ngo Juste agashiraho ibintu iyo ntuza ndi wibashireho mu isome agashiraho ibintu nka biriya Juste utaha hano mu nkoto wangu reka mbwe kwize ngiye kuva navuka imyaka mfite sinditaba n'umudugudu cyangwa isi ngiye gusobanura ibiki papa wanjye agije imyaka hafi 80 ntaritaba no mu baturage gutya uvuga ngo mfite ukuntu nje ntago narengera ariko hari ibintu utaza kubeshyamo abantu mu by'Imana wibuke niwe Mutesi yaje aravuga ngo umuhanuzi nemera ni nibishaka Theogene wumve noneho kwa kuntu atagira umujyanama aragaruka aravuga ngo umuhanuzi wavangiwe wa mbere udahanura nibishaka Theogene urumva icyo kintu ibyo yavuze birabitse birahari n'ubwo Juste mfitanye ikibazo kinawe akumenye ko hari gihe ushobora kuza kuri YouTube cyangwa nyine icyo wavuze ntago ubukwiye kugisenya ariko uwo wari uri none ejo ushobora guhinduka reka none icyo ndacyemera none se uwo yabwiye ko nibishaka ari umuhanuzi abwiwe n'iki ko ari ugiye kumva ko ari n'umunyabinyoma byamubwira nyine kwa kona bya bindi yavuze mbere ni ukuvuga ngo rero ayo makosa niyo yagiye agenda akora ahita twereka ko ngo ni umuntu wamuhaye ibyo ahanura hoya ahubwo weho zuvuga iby'ubuhanuzi bwaje utageretseho ibindi akeneye umujyanama yaba mu buzima busanzwe kuko ubona ko ubwo ari we wifatira imyanzuro kuko ntekereza ko ufite abantu ubu buzima ariko iyo ubona na guverinoma igira umujyanama ntigire n'umwe niba ubona yihagije niyo makosa nyine uyu munsi hari amakosa atakagombye gukora afite umujyanama ufite IQ iri hejuru ye yubaha natinya yafata nka Rayira akamugira umujyanama wera Rayira ariko Rayira nta n'imikino afite yakugira inama ngo buriya nawe yaramutengushye nyine urumva nyine Pastor Mutesi buriya ngo akimara kubona ari amajwi buriya Pastor Mutesi ikintu yakoze atakagombye gukora ntago yari kuza gusobanura ibyaya majwi yari iyo agira umujyanama yari kumufata akamuguti gahunda ihari mubanze muve mu kwabuke mufate pasi nk'iminsi 15 nyuma y'iminsi 15 ngiye kuba nkora diru mbahuze na siya urumva nuriya mutipe yaje mu gihugu mbahuze mubanze muganire mucoce ibintu byanyu noneho muhite mujya kuri kamera musabane imbabazi mubabarirane nta narigirimo ariko igihe cyose uri kwisobanura ko ibintu atari wabikoze kandi ijwi ari iryawe ubwacyo gihamye igize ute abantu bose barayumvisha ariko ibyo byari kugira umusaruro kuruta kuza mu minsi 2 guhita wicara kuri kamera ari bwuvuye mu bukwe ariko Juste nawe yishyire mu mwanya we urumva umaze iminsi 2 ukoze mariage ugiye kubona amajwi arasohotse kandi urabizi neza ko amajwi nayawe sibyo abantu bari kugufata nabi bari kugutuka bari kugira gute na gute ni gute utaza ubabwire ngo ibi bintu n'ubwo bwose bari kubikora hari agatsiko kishize hamwe none se nibyo yavuze nibyo yavuze yagiye azana uwamutego ashaka kugaragaza ko nta n'umutekano ahabwa kandi ibyo yabivuze mu bihe byashize ndetse ni ibintu bigaragara ko ngo Bosco ngo yarabyerekanye muri ribu ibiki n'ibiki yaretse ribu igakora akazi kayo nawe uri muri babo bantu ngo mwabwiye Pastor Mutesi ngo natabareka nje ntago ndimo erega ngira uko ngenda nakubwiye ntago nge ndi muri abo bantu gerega nta rwango nanga Pastor Mutesi ariko ajya reka tumukebure cya urushye mu matama kubita umuntu akubite amenye kumenyana amenye cyane amenye kumenya uko agomba gutwara izi social media ntago erega dawa wayikoresha kuri social media irarangira dawa zirarangira Pastor Mutesi akora Imana
Oya njyewe ndavuze ngo ntago dawa bazikoresha kuri social media. Narumvishije ngo Inyamirambo hari umukecuru uri gutanga dawa ngo amacana akazamuka. Umuntu wamamagaye ejo bundi utariko uzi yo biri kubera ntiyica ni ntuyizi ntiwapi ntindayibona ntiriya se urayibona uti ndayibona iriya se uti ndayibona uti ziriya zose ninjye wazijyanye baziha dawa. Uti kandi ugiye gutanga dawa kugira ngo cano yawe irebwe ngo iyo uhageze ngo uwo muntu ngo aguha nawe agusaba kugira cano utanga kugira ngo ihite ibe igitambo cy'iyawe. Urumva nibazaga ahantu wavugaga ngo urumva ngo ukuri nyako ngo bakugize ute baragutambye bishatse kuvuga ko hari umuntu wagiye gutamba ukuri nyako kugira ngo cano ye izamuke. Ibyo bintu ntabwo mbyemeye, ibyo ni byo abantu batizeye. Nyine weho nubyemeye ariko umunsi Mose yageraga kwa Farawo akarambika inkoni hasi yahindutse inzoka Farawo akora 100. Nose wowe urabyemera ibyo bintu ko bibaho? Ndabyemera 1000%. Umukozi w'Imana yego ndabyemera ko abantu babatamba. Neze bundi kuki Imana yabwiye Abrahamu ngo imutambire Isaka umva shitani we ntabajya. Wibuka ko YouTube ari email? Wibuka ko YouTube ari email? YouTube ni email. None se umuntu ahuhera umugore utwite indi kavamo umuntu araguhera akavuga ngo uzajya ubyarira mu mwobo. Ubuse nta bantu bahari izo se si imbaraga. Herega icisha abantu mu bwongo nuko batazi ko bizereye mu mbaraga ngo z'Imana zikora ibitangaza bibagirwa ko hari n'imbaraga z'imyuka mibi. Gukizwa ntibana bishobora ntibakizwa neza no kugira. Rero igihe cyose iyo urangaye nyine barakumena. Yego impanuka zose ziba zatejwe n'Imana. Yego mu ino minsi ngiye kujya mu masengesho y'icyumweru yo gusengera abantu. Ubuse ahubwo ko weho uri mu barokotse impanuka ejo bundi wari waraye usambanye cyangwa usinze. Oya none se nyine nuko Imana ikifiteho umugambi nimba igufiteho umugambi hari uba wahuheye utacika amaguru bigire gute. buriya ntiyabuze nk'akantu keza wakoze katumye Imana ikurokora. Buriya ntihabuze ikintu cyiza. Burya n'ababyeyi bawe nimba bakora ikintu cyiza buriya unababaje nimba bahari basanga bari bafite amakuru yawe yuko hari ibintu Imana yakuyeho kandi bivuye ku mubi Satani. Rero nimba dufite Imana twubaha hari na shitani nawe kandi arakora ntago akoresha ibyatsi. Kurangira shitani yari intwaye yari gutwara umuntu aba yaranihanaguye ntarongoesha. Urumva wageze vuba ari ku wundi mwana. Nuvuga ngo hari ibintu abantu nshaka ko bakuramo imikino. Ejo bundi intumwa y'Imana Paul Gitwaza yakoze ikiganiro ndacyumva. Yaravuze ngo ubwabyo no guhoberana n'umuntu ngo hari imbaraga ikuvamo. Gushobora guhoberana n'umuntu wakagira ibintu ahita guhumekeraho no gusuhuzanya n'umuntu ubwabyo gusa. Mushobora gusuhuzanya hakagira imbaraga ikuvamo gutya ku kiganza byonyine akagira n'ibyo akugira. Rero naje kumenya ko hari abantu turebana gutya bakadutwara inyenyeri Imana yari yaradushizeho yaba iy'ubukire cyangwa iy'amahoro n'umutekano mu mutima. Gusigaye mbona nanjye yanjye basigaye barayitwaye. Oya masengesho weho wavutse ku babyeyi beza bakuraza Imana ntibigeze bakuraga nyabingi na zabiki. Bakuraga Imana ariko hakaza umuntu agashaka gutwara inyenyeri yawe. Ntago bibaho. Nukuvuga ngo na bose bashibukiye babyawe n'abantu basenga. Yego bigoranye ko babatwara inyenyeri kuko abo bana bose babyeyi basenga. Waba utabona iwanyu uko basenga ariko basenga baba bafite isezerano ku mwana bagiye kubyara. Iryo sezerano rero niryo umubyeyi agenda agahagararaho akagira ibintu yongera akatura ku buzima bwe bundi bushya. Nta wagutwara inyenyeri ngo ayiheze. Yaguteza nyatsi yagira gute ariko nta wagutwara inyenyeri ngo ayiheze. Tujya kuba tubona bamwe mu banyamakuru bagenda baza bavuga ngo umuntu bita Steven aje mu Rwanda aje kurega abantu ngo bamusebeje. Ngo ni gute umuntu afata utuvideo twe twibanga yarangiza akaduhereza umuntu ngo batumubikiye nawe arebeho uburyo ari gutereta ngo umugore mwiza cyane ngo bari mu rukundo ngo yarangiza nawe ngo akayashyira hanze. Nicyo cyakintu nakubwiye buriya Steven nawe ibiganiro narebye yaba icyo yakoze ku Isimbi n'ahandi hantu nabonye ko IQ iri hasi.
ntabwo ushobora kuba uri nka Steven ukinnye green card igakunda ngo nugera muri Amerika ufata amafaranga yawe yature za iPhone n'ibindi ndetse utangire gutereta abubeshya urukundo. Oya ntago rubabeshya ariko. Oya butse gatoya. Yego. Nuwa ngo Steven gusa wenda nuko abo banyamakuru babeshya. Yego. Ariko ntekereza ko abari mu Rwanda ntekereza ko Reba yabimufite. Yego. Yabimufite wenda ejo twazumva itangaza abari mu Rwanda. Kuko telefone yakameye niyi. Amajwi niwe wayahawe. Yego. Ahubwo twamubaza ngo yageze hanze ate. Hari ibisambo byamufashe bimwambura telefone. Hari igihe cyageze telefone yayibuze iragaruka. Ese uwo yayahaye we ninde? Bo rero nababwiye nibashaka ko ibintu byabo bikomera bizakomera. Nibashaka ko binoroha bizagira ute bizoroha. Ariko bombi bakeneye umujyanama. Urumva? Telefone ni yanjye ifashe video. Ni gute ndi bujye gusikaminga abantu ngo sinzi ukuntu ibintu byavuye hehe muri telefone yawe. Nigeze mba kuri groupe ngiye kubona mbona hajeho porono. Hamaje kuzaho porono y'abakozi b'Imana byongerewe. Nyine y'abakozi b'Imana namutemaye nka data. Iki ni igiki? Yego. Wumve. Imana rega rukuntu itamaza abantu. Wa muntu arasiba. Icyo gihe hari hakiri za WhatsApp za ntuza za Jeep. Unda barayigarute dusobanurira ibi. Ngo yiwe ngo n'umwana ngo bikoze ngo bigize gute. Ngo yiwe ngo mumbabarire. Umwana agiye muri poronati. Yego. Ayirayikanze. Yego. Ayishize hati. Ikigaragara yari muri iyo telefone. Arangije umutima umuriye. Aravuga mumbabarire kana nihane birangire. Hari umuntu naringiye kukohereza aka video. Ntakiwe se. Ntakiwe. Ngo rero nimba hari umuntu yize akamuha biriya bintu aramuzaza aho byavuye. Urumva? Nimba yarabihaye babiri ahubwo natangira avuga ute se ni Mutesi wabitanze cyangwa ni Marene wabitanze. Marene sabizamo gute hari nibo zahawe ziriya video. No sare hari ziriya video urebye mu bushishozi bwawe cyangwa ugendeye ku bantu bakundana. Asiya hari ikosa yaba yarakoze. Asiya nta kosa yakoze no mu majwi nuko yibeshye sha yayobye inzira sha. Nta muntu akizira kuri wowe. Oya ngese byakunda ugakora ubuharike cyo bita polygamy. Erega nge sinkubeshye. Urumva Jean aranyuze pe. Jean aranyuze nta rindi. Jean aranyuze. Muri uko kunyura rero nyuzwe nuko mbanye nawe. Ntaryo. Nyuzwe nuko mbanye nawe. Urumva rero Jean nta gasiya kandi ari uburyo kina none. Erega baba mama hari ukuntu mbubahamo pe. Hari ukuntu mbubahamo. Rero muri uko kububaha ntago byatuma rwose gusa siya nimba hari umugabo wo gufite yerekwa cyangwa umusore aritambutse. Ariko ngagira udutoma ngo twadanje. Ubwo se nyine ahubwo ari amavoice mwabagorema. Ni muyasubiremo muyumve neza. Mwicare mwige. Umva bicare bige. Bige nyiri uko umuntu abwira umugabo. Uburyo uwo umuntu ashaka gutwara umugabo w'abandi. None se yaramutwaye. Rega burashe mu gutereta. Steven nta mugore afite. Yari yaje mu gutereta. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Asiya yari yamuhaye umutima we. Ahubwo abamama n'abakobwa nimwicare mushiremo turiya tujwi mutwumve. Mutwumve icuro nyinshi. Menye ngo ese ubundi ni iyihe mitoma nagira nakwinjira nte. Ako bura Asiya nawe irari ko urumva bari kuganira. Steven akamwata ngende gushaka kuza gufata irembo. Noneho Asiya we agahita akwepa cyaki nicyo kujya gufata irembo ago agahita yigira mu mafaranga. Ngo ayo mafaranga nayabona nte. Buriya iyagukanze ntijya ibinturo. Yego. Ihora ari ingwe. Ibibera kuri izi mbuga nkoranyambaga Asiya babibona. Yego.
none se yawe yarayobewe ko pase yahawe. Yego, oya ntayo yahawe. Uretse gato. Ngo nibo bihuraniye bubwa. Uretse gato. Ntabwo Pastor Mutesi yamenye aho bahuriye. Wenda kwizera nuko utaratereta. Ntabwo ndatereta ndetse. Ariko buriya mu gutereta habaho ibintu byinshi. Ushobora gutangira ukabona umuntu ukaza kubaza amakuru ye. Ukabona umukobwa nkumanda mwishimiye. None ukaza kubaza amakuru ye mbere yuko mwahuye muranaganiriye wenda muhanye n'amanimero, ariko ukaza kubaza iki amakuru yiwe, amazina, amakuru ye, ukaza kugira uyabaza. Burya rero uyakubwiye amakuru meza, burya niwe ubuguhaye pasi, kuko niwe ubutumye ibyiyumviro wari ufite kuri wa muntu ubikomeza. Ariko burya kubwo utera n'inyira agashinga ihembe ndakurahiye utufata nimero ukayiboroka ukajya wahisiba. None uvuga ngo oya buretse ejo bundi hari umukobwa hari ejo bundi hari umusore w'inshuti yanjye kwa turi kugenda turi mu nzira nyine turi kwako nihura n'umukobwa w'inshuti y'undi muntu, urumva arangije abonye umukobwa utari mubi, umukobwa aranasenga da, undi arangije arambwira ati ngo pase se, ndamubwira ati ume pase se buriya ni ngombwa, arangije arambwira ati ariko nabura nayiguhereza iyo pase, arangije ngiye kusanga ngo wa mugore arubatse, ako yateye agapantaro kameze neza, mwahura mu nzira akavuga ati nagakobwa. Si ibyo nkubwira ngo rero Asiya ntago rega yahita afata umwanya wo guhita yemerera ko bafata irembo. Hari ibintu bibiri yagombaga kugira. Icyambere amakenga, kandi Asiya afite umujyanama mwiza. Yarabanje aramumwereka umujyanama wa muri Canada, aramubwira uti umuntu turi mu rukundo, urumva umuntu uri muri Canada aramubwira uti uramenye gusa abagabo bajya bahinduka, wasanga ari Imana imuzanye, ariko banza utegereze. Steve rero umwana mwiza ngenda murumva aravuga ngo banza utegereze urebe ko hari ibintu, hari ibimenyetso uzagenda ubona. Ibimenyetso bigenda bigaragaza Asiya nawe abivamo. Kandi burya nimba uri sheri wa Asiya wagombaga kumva ibibazo ari kukubwira, kuko uje mu buzima bwe kandi yarangije kukwakira. Rero nk'uko bisanzwe iteka n'Imana utayibwiye amagambo meza nta kintu yagupimira. Ureka umuntu n'Imana urabanza ukabwira uri Imana nziza, urera, urakiranuka papa, ayiwe uri ubuhungiro bwacu, je t'aime Jésus, I love you. Igahita Imana kuti mwana wanjye ndi kumwe nawe, humura wikwirirwa uvunika, uti ndaje kwiyereke. Rero kuba si yaravuze uti ako genda si bakwigireho ngo kiburiya ngo nuko ntago ushobora ariko urubundi urumva uwo mutoma, urumva ushobora gukundana nk'ije nka Juste ufite ibiro bingahe, ubuze umutoma wo kumubwira utari ko Juste nubwo urimo turukora gushobora sha buriya naguhe uranzana guhanishije mfasha nje no ku munsi w'ibya w'imperuka Imana izambaza ibyaha byawe. Ariko buranga arashyuha, ngubura nawe ngashaka ngo kurongorwa ngo byatari mfasha, ngubura ngo aranashyuha ngo nyine karaka jambere guri kumva karakuguhita nyine kabwitiweho ikibazo nazanye imbere yawe, ntago ibyo umbwiye bihuye, nakuzaniye ikibazo cy'ideni mfite, naho waryishyuye utangiye kunyohereza ahandi. Rero ikibazo cy'ideni mfite ntago wakagombye kunjyana mu bindi. None se koko sibyo nese Asiya ni udakeneye umugabo yimwoburije gufata irembo, kuko Asiya na wese udakeneye umugabo. Mu myaka 2 ntigiye kuza, ntigiye kuzura. Mbese ubundi ubwo uwo mumama ntiyihanganya nyine. Ati Pastor Mutesi ntiyagena n'ibirara. Kandi Pastor Mutesi ameze ngahe atandukanye na Rusagara, shaka ari umwaka umwe. Ntago ari cyo kibazo. Ahubwo akoze ubukwe mu minsi biraje kuri kamera. Bo ntago Pastor Mutesi ari ikirara by'ukuri. Ni umubyeyi, nubaha n'ibikorwa bye pe. Turanamukunda. Ndabyubaha. Ariko nawe hari utuntu nyine akora akavanga abantu. Ajya byemera nawe. Nimvuga ibi ntakajye yumva ko mwibasiye. Hari ibyo akora nawe akavanga iki abantu. Akavanga abakunzi be, akavanga mbese societe ahubwo ari we. Ahubwo ni ufanga societe. Bo Pastor Mutesi si ikirara.
nemeranye ko mu rushako byakwanga ariko nanone kubishyira public ntacyo bimariye abantu ahubwo ari we ariko ahubwo njyewe impamvu amagambo mvuga afite icyo amariye abantu nuko mbabwira uti mwitonde mwikebakeba mwikora ibi n'ibi nimukomere Pastor Mutesi urugo rwa mbere urwa kabiri ntago bikwiriye umushumba ese umukristo wawe wazashaka ingo zingahe kandi Mutesi afite urusengero Mutesi afite urusengero umukristo wagashaka umugabo wa kabiri wasanga yamuhagarika Juste reka twari ku musozo yego niwe butumwa wagenera Pastor Mutesi nawe ku butumwa yakugeneye ngira ngo yabashwa yabwumva ubutumwa wagenera abanyarwanda muri rusange ubutumwa cyangwa abakunzi b'ukuri nyako bagiye babona kandi sabone kugira ngo mujye mubana mu biganiro byabo bya buri munsi reka ngira ikintu mbwira abantu njyewe ukuri ku mutima wanjye ntago ndi kuri YouTube guhangana na Pastor Mutesi nawe abyumve cyukoze kuko twese YouTube tuyicururizaho abizi neza ko inkuru ye ishobora gucuruza nakarabibona nimba rero nawe agira uruhare mu kuzana kugira ngo nawe avugwe n'abamusapotinge natwe tuvuge nimba tuje hano tukanenga ibitagenda n'abakunzi be babyumve ntago mubyeyi tumwanga rero mu gihe ari guhakana niwe utuma ducukumbura byinshi tukamuhoza mu kanwa ahubwo icyo namubwira si mwanga kabiri nge nta gatsiko mbamo sinzigera nanakabamo hano kuri YouTube twese duhuzwa n'akazi ni ibyaje YouTube ihorana inkuru ubu ntimubone iyi nkuru ubu mu gitondo habyuka inkuru mukumirwa kuri YouTube hari indi nayo iri hafi ariko ntabwo iri kure hari n'indi iri hafi nuvuga ngo mu gihe uri kuri YouTube ntabwo ukuriye gufata abantu nk'abanzi ahubwo menya ngo ibyawe nibiza birajya habona nkuko n'ibyanjye nibiza bizajya habona gusa ugira abakuhagararaho ukagira n'abakuvuga nyine YouTube nuko nje ntago nanga Pastor Mutesi kuko nta kintu na kimwe mpuriyeho nawe habe namba cyatuma nta n'ikintu ndamusaba ngo akinyime ntekereza ko nawe ntacyo aransaba ngo nkimwime ahubwo ntago nzi ubwo igeno rye ryahuye nanjye kuri YouTube ntago nzi impamvu kuva igihe yakoreye YouTube naje akaba ari njye ugaragaza ko iby'impeta y'ikinyoma avuga atari byo njye niwo mujyo najemo kandi nimba ndi inkoni y'Imana iri kumpondagurisha aho ishaka nibandeke mvuge